nabonye commentaire bamwe barimo bavuga ngo barakuzi mwarabanye bakavuga ko ngo udashobotse ngo uyu mugabo turamuzi ngo ndashobotse zakubita umugore bamwe yaravuze ati nje ndamuzi twarabanye rwose nzi kubindi uyu mugabo ndashobotse azati ngo akagenda ibyo bintu nibyo ucyumweru gishitse ubwo twaganiraga bya bindi uzi uko yubatse yego societe yacu naje kubona yubakiye muri groupe zibiri iwabo w'umukobwa n'iwabo w'umuhungu uko ni bamanyana gabo ni bamanyana kandi ni byiza cyane kandi uyu muntu ashatse avuka abavutse gahandi avuka habiri ariko icyo naje gusanga hari igihe iwabo w'umukobwa cyane cyane muri iyi generation urebye neza ino shasha reka tuyite gutya iyi .com abantu bari mu gushaka kwinjirana muri systeme y'iwabo wa nyina babyumvishe mama agashaka komba umunyabyinshi kandi utariwe of course ndi umwishwa wabo ariko nturiwe sindiwe urabyumva no kubera icyo kintu n'ikinyejana tugezemo cya feminisme kiriko gihereza abagore imitekerereze imwe bigatuma noneho naho ushatse bashaka kukumanaginga urumva bagakoresha umugore wawe kugira ngo babashe kuguha icyerekezo kandi uri mu rugo rwawe kandi uri mu rugo rwawe nico we wanze icyo nicyo kimwe nanze kuyoborwa na sobukwe nibyo wanze kuyoborwa na data bukwe kuyoborwa na mama bafatikanyije kubw'amafuti yabo yes ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza buke ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye abanyamurenge mupo abanyamasisi mupo abanyarwanda mupo turabasuhuje mwese aho muherereye ndetse n'inshuti z'abanyamurenge n'abanyamurenge batarutugara namwe tubahaye yambi aho muherereye hose tunashimiye we wakoze subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi cyane ku buzima bwacu ndi kumwe na Afande turi kumwe na Afande uyu munsi mwamubonye Afande karibu turakwakiriye urakoze cyane umeze neza ndashima kabisa ndaho ko waje wambaye umwenda wa gisirikare bite izi ntambara isi ni intambara kuvuka bazavuga ngo burya wakubiswe hasi mu muco w'abamasayi niberamo bajya bavuga ngo iyo umubyeyi yakubise umwana hasi aza amubwira ngo uje kuri iyi si gwarize kuko nanjye ko ndarwana urugamba rwanje nuko niyo mpamvu wambaye igisirikare rero bisobanura kuko ari intambara kugeza na Paulo yarabivuze muri Timoteyo wa kabiri usomye icyo gice cya kabiri n'umurongo wa mbere kumanuka avuga umusirikare mwiza wa Kristo rero hari ibyo dutahura hari ibyo twasobanukiwe Moses ntiyari umusirikare Joshua ntiyari umusirikare abo bantu bose ubona bakoze amateka muri za Bibiliya ntuzi ko ari intambara gusa cyane ariko bajanwaga ba directingwaga bari bafite umwuka w'Imana muri bo rero ntukange ngo nuko twambaye igisirikare ngo hari ubugome dufitanye ntacyo nuko ubuzima turimo ni intambara rero uyu mwenda wa uniform werekana kuko nta mikino irimo ubu buzima nta mifiyeti irimo ubuzima bwose umuntu arimo haba ubuzima icyo nita ubuzima ni intambara rero iki kigaragaza kuko ndi mu ntambara uri mu rugamba ndi mu rugamba okay kandi urugamba ruza rutangira rukanarangira nta rugamba rutazarurangira habe niyo rwomara imyaka magana ariko ruza rurangira uko nukuri ndi guhita nsanisha nivyo tugiye kuganira kuba wambaye igisirikare wabaragiranye kabuza n'abasirikare se buriya umuntu
hari icyo umuntu urebye ubuzima bwanjye bwose hari twagize abasirikare mu muryango babayemo kandi natwe twagikiyemo kandi nakoze na sekirite cyane so ubwo urumva isanisho mfitanyemo n'abasirikare yego uwo mwenda ni mwiza uranakubereye cyane urakoze cyane ntabwo tukubwira ngo twibwire kuko ni ubwa gatatu tubanye hano n'iyi ngarishiza twari kumwe tuvuga amakuru yandi mwabonye ariko n'ubu ngubu kandi ni indi episode nje nababwiye ko ndi tayari kuza nakira umuntu kuza kuvuga ubuhamya bwiwe ariko afite ibimenyetso tabimenyetso ndacabaye kandi ibiganiro byacu niko bizoza bikorwa bigushimishe bikubabaze byo birakureba siko bimeze kwakira umuntu akavuga bikomera afite no kuvuga agahinda kiwe no kwivuga ibyiwe habe n'abantu bafite ibyiza bazoza tubakire babitubwire badusangize dusharinge n'ufite ibibi nawe nuko azaza bidusharinge n'abandi nabo babimenye twebwe niyo gahunda yacu ya Neza Live TV umuntu kuza kwivugira amakuru yiwe n'aba tukabona tukabarenganya baduheza ibyo bafite bitutsi n'ibyo bafite tuzakira kandi tukagubwa neza habe nawe baragutuka gutuka ibyo ni ibisanzwe baza baca umugani ngo ingunguru yuzuye ingunguru irimo ubusa n'isakuza cyane naho yuzuye ntisakuza niko kwa kundi twavuze mu cyumweru gishize ubwenge n'ubumenyi n'ukuri birajyana iyo ufite ubwenge uza wumva icyo umuntu avuze ukareba n'icyo umuntu akoze ukamenya icyo uwo muntu ari cyo ariko abandi badafite ubwenge ntibagire n'ubumenyi nta kuri bagira ibo bajana n'ibyifuzo by'umubiri wabo yo gukuraho kugira ngo abeho Kimara twakoranye nawe ikiganiro umwaka ushize hari ibyo wavuze bamwe bagiye bansaba ko nakumva n'uruhande rw'umugore wawe kwiyakira nimero z'umugore wawe tubyibuka ndi Bugande rero waranyandikiye ati ko wabuze ndabati ndi Bugande hari utwo nagiye gukora ariko nzaza vuba urambwira n'akantu kawe wenyine ngo akira nimero y'umugore umuhamagare muvugane ibi nakubwiye anyomoza kuko atari byo kuko uhayubesha narazifashe ndamwandikira turavugana kuri WhatsApp yanga ko tubonana arambwira ngo amakuru ukeneye kumpa ya mbere kuri telefone ndavuga ati hari ibyo nshaka kukubwira bakuntumyeho wampa umwanya tukabonana ukambwira ngo usanga kuko nje hano simpazi wowe urambwira ngo usanga nje mfata umumotari aze ahanzane kubwira amakuru yawe nimara ntahe nushaka kuvuge mu wawe ndahaza nta kibazo sinzamwe nibibi nje kukubwira za message ari wantumye aranga ndamuhamagara no kuri phone y'undi muganda twari kumwe aranga nuko nibwo naguhamagara ndakubwira ati yewe nimero twavuganye ariko hanze ko tubonana kandi ko ndamubwira ngo iwe mbwironje musanga hamubohokeye namubwiye ahantu hatatu nushaka kwikanisa ndahaza nushaka iwawe ndahaza nushaka aho muzamukorera kibira nimba mukira naho ndahaza kuko nje hano simpazi aranga nuko none rero wambwiye ko ufite andi makuru ushaka gushiraho umucyo tukanasoza pati yiwe ibimenyetso birahari kandi ndagira ngo mbabwire abantu badukurikira timukaza mutera umuntu amijugujugu mutazi impamvu umuntu w'umugabo kuvuga ibintu nkibagiye kuvuga ntabwo yasaze ntabwo yasinze oya reka bavuge kuko nibwo buzima bakuze muri hypocrite umuntu afite ibisebe umuntu afite ibikomere wa kandi kiza gitangaza umuntu akabona titire gusa akamatangira agatukana ntazi ko titire harimo kuryoshya inkuru ntazi ko titire wenda yanditse idahuye n'ibyavuzwemo akamatangira gutukana nuko rero ibyo bimenyetso birahari tubinyuza mu kiganiro baragenda babibona none se kugeza n'ubu ntakirahinduka ndibaza kuko ntakirahinduka nta na telefone ntaki ubwo mperuka ku kiganiro nigeze gukorana na Joshua nibwo yampamagaye
umudamu wawe ngo ko ndamutuka n'abandi n'abasaza biwe ndababwira nti ibyo ngibyo nta umwanya wo kubivuga nuragera ariko njyewe icyo mbasaba nuko mubanza mumpa abana gusa ibindi byose twojya kuvugana banzuzane approach y'abana kuko nyuma y'abana nta kindi twovugana so n'icyo gihe urumva ni hafi imyaka 2 irashize so ntabwo nta kindi guhera icyo gihe kugeza ubu ndi muri twahise tujya muri blacklist twese ituvugana kabisa n'abana nta makuru yabo nta makuru yabo gusa ndabaza ku ruhande umuntu w'umugabo kiriya ni igihugu nabayemo nk'izi kandi uretse so uko ndi hano niko nahariya so amakuru yo ndayabaza nabonye commentaire bamwe barimo bavuga ngo barakuzi mwarabanye bakavuga ko ngo udashobotse ngo uyu mugabo turamuzi ngo ndashobotse akubita umugore amwe yaravuze ati njyewe ndamuzi twarabanye rwose nzi kubindi uyu mugabo ndashobotse azati ngo akagenda ibyo bintu nibyo sinzi naringiye kukubaza ngo ni nashatse 2012 kuva 2012 nari mu Bugande nageze mu Bugande 2010 nabusohotsemwo 2018 ejo bundi muri corona uwo muntu uvuga ngo yakubise umugore nabaye na Buragara uzagende ubaze na uzahamagara umunyamakuru kuri tohoza ureke ngo bavuze ishakira inkuru nawe uri umunyamakuru akazi kawe ni ugushakisha inkuru nari mu itorero rya Maranatha Bishop Mukozi musita niwe wanshingiye niho nashingiwe uzogenda umwumve nimba hari case yanjye yigeze yumva n'umugore wanjye hagati yanjye n'umugore so ubwo numara kubyumva uwo ni umuntu noneho nkubwiye ufite personality hajya siwe nyiri Maranatha niwe ni nyiri Maranatha so tabaza uwo ubaze na pasiteri Revera Maisha so gukubita umugore ntabwo nigeze nkubita umugore ntabwo wigeze uta umugore nkubwiye ko nava mu Bugande nahavuye 2018 ngiye muri iki kibazo cyo mu rugo uretse bijya bya business nigeze no ku 2016 na gatanu gutya nagiye muri Sudan guhiga kimwe n'abana twari turi kumwe na musaza we ibyo ni ugushakisha so urumva kuko ni nawe mu byo nakoraga niwe wabikoraga niwe wandungikira niwe wanyohererezaga ibyo nakora so abo rero bavuga uko ubanza urebe ubwenge bwabo urebe nibande uri kukubwira uko nurangiza urebe nawe ubuzima arimo noneho nabonye izo mpapuro ufite ndaza no kuzibereka hanyuma isakinjirira hehe muri ibi bibazo byawe nawe nk'uko uzi sosiyete yacu icyumweru gishize ubwo twaganiraga bya bindi uzi uko yubatse yego sosiyete yacu naje kubona yubakiye muri groupe zibiri iwabo w'umukobwa n'iwabo w'umuhungu uko nibamanyana kandi ni byiza cyane kandi uyu umuntu ashatse abavutse gahandi avuka habiri ariko icyo naje gusanga hari igihe iwabo w'umukobwa cyane cyane muri iyi generation urebye neza ino shasha reka tuyite gutya iyi .com abantu bari mu gushaka kwinjirana muri systeme y'iwabo wa nyina wabyumvishe mama agashaka komba umunyabyinshi kandi utariwe of course ndi umwishwa wabo ariko nturiwe sindiwe urabyumva no kubera icyo kintu n'ikinyejana tugezemo cya feminisme kiriko gihereza abagore imitekerereze imwe bigatuma noneho naho ushatse bashaka kukumanaginga urumva bagakoresha umugore wawe kugira ngo babashe kuguha icyerekezo kandi uri mu rugo rwawe kandi uri mu rugo rwawe nico we wanze
icyo nicyo kimwe nanze. Kuyoborwa na sobukwe nibyo wanze. Kuyoborwa na data bukwe, kuyoborwa na mama bafatikanyije. Kubw'amafuti yabo. Amafuti ya sobukwe na mama wawe. Njye mbyita amafuti kuko ndi umugabo. Urabyumva? Impamvu mbyita amafuti, nta kibazo gishobora kuba mu rugo rwanjye umubyeyi nka data bukwe ngo areke kukimbaza ngo nkimusobanurire. No akosora umukobwa cyangwa dukosora. Ore yo guhagarira kuri kote imwe. So baza bacu umugani ngo nyiri umupfu ni ufata hanuka. Noneho ibibazo bimaze kugira uku azasigara areba ati reka ndebe side yanjye. Uyundi we simu ntacyo dufana. Icyo twapfanye ni inka yampaye arambyarira ntwarira umukobwa nta bindi. Ampaye n'abuzukuru fini. Nibyo. No kuvuga ngo kandi ikibazo cyawe kindi cyo kwa sobukwe mama wakigarutse mate. Uko mvuga akigarutsemo, nari ahantu ku ishuri nigishaga, nari umwarimu mu kigo bita Salvation ngiki Salvation Nursery and Primary School. Icyo gihe n'abana banjye babiri niho bigiraga PC na Kibasumba. Umwe ikigo cyaramutekingaga keya, undi akaba ari we ndihira. So muri icyo gihe nono tukaba kera twatangiye ibibazo n'umugore, ariko biracyari underground. Ntibiraje kumugaragara. Ariko biracyari bya bindi byo mu nzu. Noneho data bukwe arampamagara arambwira ati urihe, ndamubwira ati ndi ku ishuri ubu nyine, ngo nuva ku ishuri ze tuvugana. So bukwe data bukwe ndamubwira ati okay nta kibazo. Ngeze na mvuye ku ishuri mu masaha 9, ndamubwira ati ndeze ko ndi ku ishuri mu masaha ngapi? Arambwira ati mu masaha 9 saa 10 nugera mu rugo uze kuza. Esa yose utahira. Mageze ndamuhamagara ati ndinjiye mu rugo mvuye ku ishuri. Arampamagara arambwira ati ngo ariko ko bambwiye ngo wumve ngo ese ngo ntujya wumvikana na nyoko ngo na mukuru wawe wari sobukwe ngo ni data bukwe ngo urashobora kuza kubasaba imbabazi. Ndabwira ati mve mzee ibyo ngibyo ni iby'umuryango wacu. Kandi cya kabiri ni imbabazi ushaka kugira ngo ukonfaminge ibyo wenda wowe uri kubwirwa cyangwa ibyo wowe uri ko wumva. Ariko okay sawa, reka njyewe ndaza kuri telefone yawe tuvugane nabo umbwira ibyo wewe wifuza, kuko njyewe mvuga mbasaba imbabazi kuko inzi ko nta cyaha ndiko nkora, nta n'icyaha nakoze. No kuvuga ngo ahubwo mukecuru wawe yakureze. Nibyo nakubwiye ngo dutangira imiryango ibiri. Nukuvuga bya bibazo byanje byose byaraje byinjirira kwa data bukwe. Agreement bakoze, amasezerano bakoranye nibo bayazi, ariko nanjye ndayabona. Bakaje inama yo kugusenyera se buriya? Of course, simple. Ukabona biterwa n'iko ubwo? Okay, mu mitekerereze yanjye ikibibatera sinzi ko no gusubiza, kuko umugabo nugaragara mu bibazo agakemura ibibazo. Uwo niwe mugabo. Ariko mu gihe udakemura ibibazo ukabyongera ukiyumvisha ko ukemura ibibazo muri strategy zawe cyangwa se muri selfish centered zawe, numva kuko utaburi kukemura ibibazo. Sinzi ko ngushubije ko ndakumva. Hanyuma kuko data bukwe nta bibazo byanjye n'umugore tutageranyeho. Ukura arakuze. Icya kabiri ngerageza kumubwira ngo name ibibazo bitangiye, ndambwira nti ndashaka ko abantu banjye ubampa kuri ku gipapuro cyanjye urabitahura. Ibindi tuzabyirangiriza n'umugore. Akanyoherereza ku mwana we ngo ningende twumvikana. Ariwe mugore wawe? Ariwe mugore wanjye. Ese ajya mwakoze ubukwe? Nakubwiye ko mukozi ariwe wadushingiye.
noneho bikanyobera uburyo umubyeyi abonera amadesiziyo yanjye mu mukobwa wiwe. Ngira ko nimba uri umugabo kuro ko ndakumva cyane turi kumwe 5-5. So ibyo birancanga maze kubona kuko solution ya nyuma inzi ko uwategerezwaga kumfasha ari uri kugenda nshiriraho ama blockage. Ubwo nanje ama decision nafashe nyine ntaya ngayo uri kubona yo kuza kubishira hanze. Kubishira hanze no kuvuga ukuri nyine yego. No kuvuga ukuri. Kuko ibyo ndiko mvuga ni ibyabaye. Ntabwo ari ibintu ni ibyabaye. Ya. Ukabona nta ngaruka bizaguteza kurushizo mfite. Kurushizo mfite. Ubu nyine ufite ingaruka. None se kuba utari kumwe n'umugore wawe n'abana kandi biterwa n'abakagombye kubirangiza wumva kuko hari izindi ngaruka zirenze izo. Data ntabwo sinigeze mba kubiri na data. Urumva uwo murage. Ariko noneho ngiye kuba ukubiri n'abana. N'abana wabyaye. N'abana nabyaye. Ari ngiye bitangiriraho. So umva kuko ako gahinda mfite kazakizwa niki. Nuko intambara nzayirwana kugeza ku munota wa nyuma. None wowe ukaba wifuza iki rero kuri sobukwe? Icyo nifujije narakimubwiye, narakimusabye, yaracanze. Wamusabye iki? Namusabye kumpa abantu banje bari ku gipapuro cye. Sabiwe n'abanje. Yabuze ukuru sabiwe. Nakubwiye ko abantu bavuka habiri. Ariko se abafiteho uburenganzira kundusha. Oya yakabishizeho mwabyumvikanyeho. Fine. Kandi ndabyo mwaganiriyeho. Fine. Kandi nkubwira ko nabasabye. None se kuki umugore we yabikoze atakugishije inama? Cyangwa yagwaye divorce ntabimenya. No kuyitanga nibyo bya bindi ndakubwiye ngo abanyamurenge bafite hypocrisy idasobanutse. Twe none se kumbwira ngo singushaka kumva kuko azabaciye inkibere. Sinawe wa mbere. None simple. Ahubwo ashobora kuba yarakwanze utarabimenye. Oya hari ukundi kubimenya kutaruko. Urindiriye kubimenya kundi. Kuba yarakwikuye yakishira nani zase. N'abuzukuru be. Aho ngaha amakuru ushobora kuba utayafite baragucishije utarabimenye. Ariko ndibaza kuko ibyo boba bariko bakora n'ibyo bateguye gukora. Ndibaza kuko ibyo ari byo byose. Reka nkubwire iki kintu. Donc hari abantu biyumvira kuko umusirikare umwe umupolisi umwe niwe wambwiye turi muri case arambwa atari ko wa mugabo we. Nkubwire ibi nkubaza iki kibazo. Ese kumenya abana bawe kubona imva yawe ha muri nakivara. No kumva kuko uri muzima uhari ukazaza ubareba igihe kigeze. Niki cyoruta ikindi kubona. So arambwira ati nimba ufite mu mutwa case yawe twayigiyemo turabona aho iri. Ariko bishobora gukozinga nawe ukabura ubuzima. So kuri ibyo kora plan B. Ayanze. Urabyumva? Kuko nimba yanze icyakabiri nimba ukomeje gufokasinga hano. Urabizi muri mu muryango w'abibumbye niko yambwiye nimero zo ndazifite. Kandi niwe wari ushinzwe domestic violence. Ubwo banjanye muri case muri ibyo nyine. Baja gufonda ibyo bafonda. Aha umugore ahageze atwumvirishije ati wa mugore uri muzima mu mutwe. Nibwo rero yabonye ibibazo mfite nibindi yumviye aho aravuga ati wewe kora plan B kuko iyi wahagurikiwe. Fungura amaso. Nimba rero byanze n'ubuzima buriko bushaka kandi we nimba ugikunda umuryango wawe n'ubuzima bwawe. Ubu ubuzima bwawe umuryango uzawubona abantu uzababona mu gihugu ifite ubuzima. Focus with your life. Nuko nyine yambwiye. Umupolisi umugande. N'umugande. Nose wowe iyo wicaye ukitekerezaho ukanatekereza ubona bino bintu biterwa n'iki? Inkomoko yabyo ubona ari iyi. Inkomoko yabyo. Ngira ufatiye mu biganiro byose twakoranye ukageza kuri iyi saha.
inkomoko urabibona. Ariko kandi Bibiliya nijya ivuga neza ngo urugo rwiza uruhabwa n'Uwiteka, ubutunzi ukabuhabwa, imari ukayihabwa n'ababyeyi, umurage. Ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Ni nako Salomo yavuze ngo iranga. ni ukuvuga iki? Mu bibazo byose niyo mpamvu bamwise umufasha. Igihe ubona uri kurinjira mu bibazo mwagategerezwa gukemura, ariko umugore ntabyi uwo si umufasha. Simple. Ni umufasha w'abandi, ariko kuri wewe si umufasha wawe. So ubwo rero ikiba gisigaye ukora ibyawe cyangwa ukora amarangamutima yawe. Ntabwo ari amarangamutima, ukora ibyawe. Kuko amarangamutima ni amarangamutima. None waba kurabona bino bintu bizagira iherezo rimeze gute? Iherezo rimeze gute? Salomo yavuze ngo buri gihe cyose kigira umwanya wacu, kandi ibyanditswe bitegerezwa gusohoza. Yaravuze ngo mu gihe cy'imperuka ngo umugabo umwe azagira abagore barenze umwe, 7 barenze nyine umwe, barenze umwe. So ushobora kuba ndaha mfite na 2 na 3, ibyo urumva ko hari icyo byo babintwaye nyine atari amaryogo. Hari abandi ufite hano, hari abandi ufite hano benda biretse kuba ari amaryogo. Ibyo je sinobigenderaho kuko ndiyizi, kandi cya kabiri inzi cyo ndi muri Kristo. Uteganya kuzashaka undi mugore hano biramutse bikomeje kwanga? Of course, kubera kuko hari ibyo hari imyumvire natwe tugira bifatiye no kudasobanukirwa. Reka mvuge uko njye sobanukirwa ibyanditswe. So hari uwampamagaye ambona kuko ngira platform ya YouTube mvugiraho ubutumwa, arambwira ngo ese ko tuzi ko udafite umugore, ngo uzayobora itorero gute udafite umugore? Reka nkubaze ikintu, uyu mugore wawe ubwo urabona kuko Imana izamukubaza mu ijuru? Buri muntu n'umuzigo we. Urarangije. Kila mtu atabeba mzigo wake. Kuriko rero aho kugira ngo ngewe ibyo namenye, ukuri namenye, mbashe kuguseda kugira ngo nshimishe umugore, shimisha abiwacu, shimisha abiwabo, shimishe community, never. Ariko hari undi ushobora kuboneka, dushobora kugirana mind imwe yo mu mitekerereze y'ubwami. Hano hirya mu baturanyi baza bavuga ko ngo nuja mu rugo ukabona byanze, tuzasigemo intumbi usohokemo, kandi si igitangaza gusenya. Gusenya ni igitangaza. Utaraje na kure ntaguciyemwo, no mu migani niko yavuze. Aravuga ngo aho kubana n'umugore w'ingare ngo biraruta nuko ngo woje ukaba ku nzu yaga ku gasongero k'inzu. Aho kugira ngo muterane icyuma, usibye ko twe tutari twageraho. No, wenda byari kuba muri systeme. Iyo mvuga systeme, kubera kuko wenda babonaga kuko ngiye bidashoboka, bakoraga izindi systeme. Ibyo urabisobanukirwa sindi. Ibaze aho kugira ngo uzane umwana w'abandi, ejo bazavuge ngo bari abasita batwiciye umwana twabahaye, umwana nakundanye. Ni ukuri ikibazo ni ukwica umuntu mwashakanye, ariko gutandukana we si ikibazo. Abasegege bo utavuze kuko ibo bavuga ngo nabyo nyine byozana ibindi bibazo, ugasanga habayemo kwica abantu benshi. Igiteye ikibazo rero ni ukwica umuntu, ariko gutandukana umuntu nta kibazo biteye. Nimba mu gihe mwakundanye mutamwumvikana, mutari ku murongo umwe, kandi gabo no kwibesha kujya mu gushaka, ntubize ushobora gushaka urubavu rutari urwawe rukaguhangayikisha cyane. Gushaka urubavu rutari urwawe rukaguhangayikisha, niho nyine uzubonera ko nyine washatse utari uwawe. Kandi ngira ngo buri kuguru kose kugura inkweto yako. Iciza rero ngiye numva aho kugira ngo wice umuntu mwatandukana,
akaba mu buzima bwe nawe akaba mu buzima bwawe. Wabonye wa mugabo witwa ngo ni François Ngendahayo, sinzi nimba waranamwumvise. Ari kuvuga ngo abanyamurenge cyane cyane ngo bari muri Amerika ngo bareke gukomeza kugira ibikabyo gukura kwanga umuntu naracyumvishije iminota 21 naragitegere. Hari n'undi wamushubije gusa ntiyavuze nagiye iminota 8 ngo nimba abana bakundanye muzamureka umwana agende uzana ishimwe y'inka uzana inyana apana bya bintu byo gukabya ibintu ugiye kuzana ngo ibihumbi ngo $600 ngo numara ngo wongereho ngo nishimwe ngo jya 2 utabifite kandi bamara 2 years divorce bakanagirana nabi. Yabza umwana utari uwe yamukubise imbugita, ibyo barabyumvishije, yamwishe, ibyo batakanyarije umwanya batana ibintu nk'ibyo. Rero ibyo biba byiza biriya bintu ngenda yavuze nabikunze naje. Sinzi nimba waramutegera ariko sinamurangije ariko naza kukirangiza. Ya audio narayipostinze ugenda uyirebe. Iyo narayipostinze. Rero ubwo biba byiza kureka n'umuntu mwashakanye aho kugira ngo muzamena n'amaraso. Icyo n'abantu bake bagitekerezaho. Uzi kibazo nje mbonye byanze n'uruvamo. Ariko uzi kwica umuntu wa kugirwa gushirwaho kese ngo wishe umuntu, ubwo ni ubugori. Kwica umuntu ni ubugori. Umuntu muhura mufite amenyo 30 yuzuye mu kanwa n'abiri mugahora mukuze mwese, mugahora mukuze, icyo mutekemurana ni iki? Nimba byanze mwarekanye, nimba byanze sefini byanze ariko mureke kumenana amaraso. Tugana ku musozo. Inkuru yawe irababaje niko novuga, kubera ko warababaye nawe. Kurya ikindi cyo gabanyamurenge kigeze ngo umuntu azoza kuri kamera avuga agahinda kiwe ubishaka ariko kandi ntaguhatirizwa utabishaka ntazi, ariko wumva bifite kukavuga rwose biba bikwiye, kubera ko abantu barababaye wa. Hari nk'umuntu ushobora kwira agahinda kiwe ukumva kawe ntacuka amazi. Hari umubyeyi twigeze kuganira ubushize ambwira agahinda kiwe ngira ubwoba, ndavuga ati ahubwo nibwo ngicumva ko abantu bababaye. None buno ubuzima banye nabwo ngo simfise no kuzatandukana nabwo. Buno ubuzima mbanye nabwo bwaka kababara nzatandukana nabwo pfuye. Iyo ni ubundi bugoryi burenze kugeza wa munsi bazanshira itaka. Ibaze umugabo uwo mugore bakoze ubukwe n'umugabo yaravuze ngo yentiyo bivuga ngo kubera ko ntakeneye kuba kubiri n'abana n'umugabo. Bakoze ubukwe umunsi ngo umugore wabimbwiye ati umunsi w'ubukwe umugabo yarayankubita muri hoteli. Yarasinze arankubita, ndavuga ati wenda nugusinda nyine biraza gushira. Yankubise nkiri umugeni ankubita ndi ku kiriri, kumva cyagiye kukira umubyeyi atabashobora no kwihindukiza. Yankubise ntwite ankubita ndi ku kiriri, ankubita mzaye ndavuga ati none muzaranye abana bangahe? Ati tuzaranye 4. Arashaka gukubita ati nejo yarankubise. Akaguhora iki? Ni kamere gusa nyine. Numvise bavuga ko ngo hari abantu ngo bazakubita abagore. Tubizi ibyo ngibyo cyane ngo hari imiryango imeze kubita abagore akamaza gusa from nowhere ngo nibwo bugabo ngo ndumuga. Ariko ngo niyo kwiha respect. Wowe ndamya kutabikoze, ariko reka nkubwire wa hano hanze abantu barababaye. Abantu barababaye. Wabonye uno mucuranzi nane mbangutse yavuze ubuzima bwe yabayemo bamwitorera buteye ubwoba. Ari umusinzi, ari umusambanyi, ntaca atakoze kandi aba mu matorero. Dufite n'amakanisa ameze gutyo, abantu barimo ariko bafite ibikomere biteye n'abandi batewe n'abandi. Urumva kintu nabivugaga ngo ndabwenge ngo washirutse isoni ngo haraniranye tushobotse. Nimba umuntu avuga ibyiwe yakorewe cyangwa yakoze, ahubwo uwo muntu abari n'umukristo. Kuragira ngo mbangutse bira ko subukristo ndakurahiye ndagusubizaho. Ndakureye dufite abapasiteri bamwe bazanywa inzoga, kurumva akaza akabwiriza, ariko ntiyo kwihana izo nzoga. Babasambanye ntiyo kwihana ubwo busambanyi, babajura, babagome, babarozi, ariko ntiyo kwihana ibyo bintu. Ubyihanye nguriya yaravangiwe.
yaravangiwe. Kwihana ahubwo nibwo buhanga nasanze bubaho bukomeye, aribwo turushwa n'andi moko. Ari nayo mpamvu ubona andi moko iyo akijijwe arakizwa, abavuyeyo. Yaguma mu byaha ukabimenya, iyo ari mu byaha abasa nabyo, yabivamo agasa nabyo kuko yabivuyemo. Ariko wewe twebwe turi mu itorero, twihishiye mu itorero, dusambana mu makanisa, tunywera inzoga mu makanisa, dukorera ibi mu makanisa, ibintu byose twe ni mu makanisa, amabi yose ni mu makanisa. Hanyuma ngo urakishije. Hari umurundi wavuze i Burundi aravuga ngo je bashe kuja aba bantu baranyubeye, avuga abanyamurenge. Icyo gihe n'igihe amakambi yari atangiye kubakwa ahantu bita mu Ngagara, Igisirimba iruhande rwa Kangagara, simpaza aho ngaho. Noneho akareba uburyo bariko bahimbaza Imana ku mugoroba, bambaye neza, basa neza. Ku mugoroba bamwe bakaza binjizwa mu makambi yabo, bakaja gusambana mu makambi. Abana b'abakobwa bariko baririmba, abagore bagatwara hamwe. Ati ngewe baranyubeye. Imana musenga ni Imana niyi. No kubera icyo gihe si bose tujya tuvuga kuko uriwe nanjye ndiwe, kuko si bose, ariko umuco wacu w'igipagani uri mu itorero, niho wose ubitse. Abarundi bahaguruka kuvuga ati ngewe narasambanye, yihana, yavuga ibyo akora, ukazubona abantu ko barashimana, ko baranyorana, ngo biriya byose ngo karabivugira. Bikwereka iki? Na Yesu yavuze gute? Ngo utarasambana ngo namutera ibuye. Yavuze mu kwihana ngo uzampamisha akanwa kanjye kose kiwe akampamya. Kwihana bivuye ku mutima we azababarirwa. None mu gihe uzi ukambira kandi ngo abavuga ngo mwami si bo bose bazinjirije, ngo azababwira ngo mwumve imbere mwakoze z'ibibi. Abo ni bande? Simbazi. Nabo bapasteri, nabo baririmbyi, ofete ni wowe kwimenya. Mpagaze kuri ibi principle zanje nizi. Mani muzamureka nimba ari ikintu kigoye kuri isi nukwatura ukihana. Oya ntibigoye. Wari bwabona umuntu wihana ngo yaretse uburozi? Wari bwamubone? Ariko se uzi ko budahari? Ryari se badahana amasomo baticana tukabimenya. Ariko ntiyo bwihana. Ndaguha, nimba uri umuntu wakuriye mu itorero, uzamenya imiryango iri ruridi, iri yakoranye covenant n'uburozi. Uzayimenya. 1, uzarebe igihe mushobora kuba mwarize mwese, hakabona n'umuntu numwe uperforminga, haba mu kazi, haba mukaza musanga gusa abantu bari kuri level imwe. Umuntu yaje gushakwa, akaza ashakwa yarabyaye cyangwa yarabyariwe, kandi ntibigire icyo. Uwo muryango uba waramaze kubatwa. Abaswahili babyita mazabao. Aba waramaze kubatwa na rutari y'imyuka y'uburozi, kuko ntawe uzaje gushaka. Ni benshi mu Kinyamurenge baruzi. Birahari cyane. Reka twigane ku musozo, kandi turakubwira ngo pore kabisa, komeza yihangane, kurya umuntu akomera yakomeretse. Uzareba abantu bose ku isi babaye ba Mandela imyaka 20 n'ingahe gufungwa, bavamo bakomeye. Yarabanje arakomereka. Na Yesu yakomeye yabanje gukomereka. Rero ibyo wacamwe byose, izo mbogamizo wahuye nazo, ibyo bibazo imisaraba wahuye nayo, ni training. Reka nkubwire ngo uri mu myiteguro. Uri mu myiteguro. Ejo n'ejo bundi Imana nawe izaguhoza amarira wa n'ukuri. Reka nkubwire gutyo, kubera ko ibintu aho ucamo biragoye. Nje ko ndabyumva ibyo mbifitiye icyizere, ko ndabyumva ko bigoye cyane kandi apana bukeye. Rero ushikame kigabo, ntibigutere wenda kuja mu bindi byaha ngo wumve ko byarangiye, ngo wamuja mu bakobwa, ngo wamuja mu bagore, wamuja mu nzoga. Uzi ko hari umuntu uzugira stress akaja mu nzoga mana kwiyica, akaja kwiyica iyo avuga ngo agiye kwigaba. Ese nkubaze ngo kari mara stress, iyo ugiye ukanywa inzoga uri muri stress cyangwa amadroga yari ikiyozo bwenge cyacu cyose, iyo kigushizemo ntabwo kigushiramo. Ndavuga iyo ubusinzi burangiye, tusubira ngo wibuke kagahinda ntigasubira kugumamo. So ubwo bwose n'ubwenge kuva muri stress, nukumenya Yesu gusa peke yake. Uzi abajanke urabaza?
abajanki bano baza bitera inshinge z'ibiyobyabwenge cyane amakokayine bariya baza bavuga ngo nimba hari isi ibaho nziza n'urumogi bajya n'iriya barutera si babamo ni ukuvuga ngo iwe ari aho ngaho nk'igipupe gusa ni nta stati makuru, ni stati ntaco azi ntaco atekereza ntaco apanga ari aho gusa arabyuka yumva byajaguye akitara za nshinge akama asubira akaba free akaja horo yumva kandi byajaguye agasubira niyo si yiberamo ariko wowe sibyo nkwifurisha ukomeze ube umugabo ibyo narabirenze ibyo narabirenze ibyakubayeho byose ntihagire ikizakwicira intego yawe reka nkubwire ngo wakoze kubana natwe kandi ukomeze ube umugabo cyane ya hari ikintu nari ngiye kongeraho turangiza wari uvuze kuri ntuze kuri nimimi uyu wihanye mbangutse usomye kuva 31 32 Moses ari ku musozi amanutse yumvishije ayahe majwi ubwo yatinze ku musozi bakabwira Aroni ati tugira ibindi bigirwamana uyu mugabo sinzi iyo yagiye kuzana amategeko ngo yari yatinze asanga Moses ari ku musozi Imana irambwira ati manuka hari ibindi byacitse urumva umufasha we bari kumwe arambwira ati kurumva amajwi abantu iyo sinzi nimba ko bararirimba ni Moses atoya sa amajwi y'intambara sayiki ko bararirimba ariko ibyo bari ko baririmbira byari ukuri bariko barabigirwamana point ndiko shaka kukujanaho aya makanisa yose uri kureba wakuriye ruguru reba indirimbo ziriko ziririmbwa ubunyine reba imyambarire iko yambarwa ubunyine mu makanisa so reba abapasiteri inyigisho bariko bigisha ntabwo kwitwa ngo iyi building n'itorero niko kwambaza Imana abenshi bari mu bigirwamana so amajwi yose rero avuga Imana siko yose aba ari mu kuri kw'Imana ikiditandukanya niki nuko basha kugira umwuka wo guhishurirwa kugira ngo umenye iby'ukuri nibihe nibitari iby'ukuri nibi cyane reka nkubwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi mwakoze kubana natwe commentaire yawe ni yakamaro ningira amamaro duweze icufite turacera ariko amafaranga barayakorera ntabwo apfa kuza mu ikofi amafaranga ntago azayizana urayahiga reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe Imana ikomeze barinde kandi ikomeze ibagure mu byo murimo ciao ciao bye bye murakoze cyane